ubuzima bubabaje umubiri utonekara urwaye unegekaye bavuga kutanakira bivuje henshi kure cyane bagupfunyikira amahera arahera indwara irushaho gukara humurihorere hora ishangi turahari ku buvuzi gakondo buvuguruye bukiza tuvurisha ibimera ibi bimera mu butaka mu itumanaho rero hagira ibibanza hakagira n'ibiheruka ni nayo mpamvu uyu mwanya mba nshaka ngo wowe urimo wiga ibi byigisho ubyige nkaho nawe wafasha abandi ubyige ntatari ibyo wakwiga ngo ugumane wenyine sibyo ahubwo ubyige nk'umuntu wabitanga bigafasha abandi bantu sibyo gufasha abantu rero kugira ngo bitange bifasha abantu nuko wagize icyo ukora cyerekana yuko washobora kubafasha sibyo nge tuvuga nahangaha ndi umuganga ndi umuvuzi gakondo nitwa Victory Tugirimana ndi umuvuzi gakondo ukora ubuvuzi gakondo buvuguruye bujyanye n'igihe ndi umuyobozi wa kampani Ishangi kampani ivurisha ibimera biri naturel ibimera bidatakaje umwimerere wayo kandi iyi kampani ikaba igamije kuzamura imibereho myiza y'abanyarwanda n'abanyafurika muri rusange by'umwihariko n'isi yose nkaba rero naratangije igikorwa cyo kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye aho twigisha abantu mu bijyanye no kwihangira umurimo bijyanye no kuzamura impano zabo mu buhanzi abakina sinema nyarwanda n'abahanzi mu ndirimbo ndetse n'imivugo aha rero iyi kampani ni kampani yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2003 mu kwezi kwa kabiri nibwo yatangiye itangirira mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Ruhango. Iyi kampani rero igamije gutuma abantu bumva yuko impano zabo batazipfusha ubusa ndetse bakazibyaza umusaruro. Bityo tugiye kuganira icyigisho cyitwa gutega amatwi neza. Nkakibigisha ndi umukansara wabyize wabihuguriwe mu mawenije atandukanye kugira ngo nanjye nzabiha abandi bibafashe mu gihe kimeze nk'iki. Umukansara ni umukangurambaga kwihungabana n'ihahama cyangwa se kwihungabana n'ihungabana rirenze. Bityo nkaba by'umwihariko ndi umwapesi cyangwa se umuntu ushinzwe guhugura abandi bantu bakeneye kuba abakangurambaga. Nibyo nahuguriwe. Bityo uyu mwanya tugiye kuganira icyigisho cyitwa ihungabana n'iki cyangwa se gutega amatwi n'iki. Turaza kuganira ku bijyanye no gutega amatwi neza tubimenye. Iyo tuza kumenya gutega amatwi neza turaza kumenya n'inzira yo gutega amatwi neza. Tuze kumva noneho ibijyanye n'ihungabana icyo ari cyo. Kumve n'impamvu umuntu ashobora guhungabana. Kumve n'ibitera guhungabana. Bityo rero icyigisho tugiye kuganira turakiganira mu minota mikeya migufiya muza kugira umwanya muze kubaza kubera yuko ibyigisho bitegurwa na kampani Ishangi kandi tuzatugenda tubyiga gake gake kugeza tubigeze ku mwisho wacu. Reka rero twongeye tubiganire. Gutega amatwi neza ni iki? Cyo ni ikibazo cyihariye umuntu agomba gutekerezaho. Igisubizo ni ukumva neza uwo muganira witaye ku byo akubwira wirengagije ibibazo byawe bwite ukishyira mu mwanya wo kubwira. Wishyire mu mwanya we neza ibibazo bye ukabigira ibyawe. Mbese wagiye mu isi. Ni igihe umuntu amara yagihariye uwagize ibibazo cyangwa se umugana akeneye kuvuga ibyamubayeho. Ni igihe kandi kirangwa no kumva neza inkuru yose nk'aho wari uhibereye. Icyo nicyo bita gutega amatwi neza.
ahababaje rero ugomba kugaragaza ko wabaranye nawe kandi koko nta buryo ashobora kurira ukamuhoza kumuhoza se kumubwira ngo ceceka ahubwo kurira umuhoza ni ukumuhanagura bibaye byiza ntabwo kumuhoza kuvuga ngo ceceka oya ahubwo ni ukumuha icyo yihanaguza byerekana ko muri kumwe yaceceka ukamutegereza kugira ngo abanze yisanzure mu guceceka yavuga cyane ukabyitaho kugira ngo uze kumenya impamvu avuze cyane yavuga buhoro ukabyitaho kugira ngo umenye impamvu avuze buhoro ibyo ngibyo nibyo bita gutega amatwi neza hanyuma rero inzira yo gutega amatwi neza ugomba kumva igikubiye mu nkuru neza bitewe n'uwo ugiye gukiza cyangwa se gutega amatwi ugomba kandi kubaza ibibazo bifunguye ugomba kandi gutuma umuntu aruhuka yisanzuye kandi ikindi ukamutera imbaraga akumva adafite isoni zo kuvuga akumva yisanzuye aho arimo avugira kumutera imbaraga ni ukumwereka ko muri kumwe kandi by'umwihariko wamuhaye free wamuhaye kumva ko ibyo agiye kuvuga afite aho abishyira kandi hazima yizewe ugomba kumwibutsa ko igihe avuga iby'ubuzima bwe ari cyo gihe cyo kuruhuka igihe habayeho rero impinduka mu myifatire cyangwa ibikorwa nko kurwana gutukana kuvuga nabi n'ibindi bikorwa bikojeje isoni ugomba kubiha agaciro kuko akenshi bishobora kuba bigaruka muri bimwe mu byaranze ubuzima bwe bwite biba bigaruka muri bimwe mu byaranze ubuzima bwe bwite iyo amaze rero gutuza aha niho hakomeye iyo amaze gutuza biba byiza kuhamusubiza ukamwibutsa uko yari ameze yitwaye niba yari arakaye ukabimwibutsa niba yariraga ukabimwibutsa niba yitwaraga gute ukabimwibutsa kugira ngo wanahagaruke ahave none uhakize neza biramufasha kandi ikindi ukamwibutsa ko ariyo nzira yo gukira iyo abivuze neza ntacyo ahishe mbona niyo cyaba ugiteye ubwoba kandi ukamwibutsa ko witeguye kumubikira ibanga neza ukamwibutsa ko witeguye kumubikira ibanga neza icyo gihe biragufasha kandi cyane nawe bikamufasha ukamwibutsa ko witeguye kumubikira ibanga neza icyo gihe rero nibyo byamufasha nibyo byamwubaka uwo uteze amatwi umuha urubuga uwo uteze amatwi umuha urubuga uwo uteze amatwi umuha urubuga iyo umaze kumuha urubuga arisanzura iyo amaze kwisanzura avuga neza yitonze nta kimutega kandi uburyo umuntu yicaye nuko ateze amatwi uburyo umuntu yicaye nuko ateze amatwi n'umubiri byereka umubwira ko amwumva neza uburyo we wicaye n'uburyo uteze amatwi umuntu byereka urimo kukubwira
uko umwumva neza. Birashoboka yuko waba wicaye uburyo yumva atakwiyumvamo, uburyo wicaye umureba, uburyo wicaye mumeranye bishobora gutuma atakwiyumvamo kubera ukuntu urimo kumureba, kubera ukuntu umuteze amatwi umeze, bishobora gutuma atakwiyumvamo. Uko mugenda muganira ukoresha incamake y'ibyavuzwe mbere cyangwa nyuma y'ikiganiro, bitanga imbaraga ku muntu ukeneye ubufasha. Ibiri ngombwa birasesengurwa kugira ngo mutaba mu rujijo rw'ikiganiro murimo muganira. None se tugomba kumva iki mu gutega amatwi? Icyo nicyo kibazo cya mbere kiba gikomeye. Ubundi iyo tugiye gutega amatwi twumva iki? Icyambere, ibyo umuntu avuga. Icya kabiri, amarangamutima yiwe uko ateye, ibyo arimo agaragaza birimo bisohoka hanze, uko arimo yigaragaza. Icya gatatu, uburyo arimo avuga, uko arimo asohora ijwi, uko arimo asohora ijwi ubiha agaciro. Icya kane, icyo atavuze neza n'icyo yavuze nabi. Icyo atavuze neza n'icyo yavuze nabi. Icya gatanu, igihe yacecetse ugomba kubyitaho, n'igihe yongera ijwi ukabyitaho. Uko akubwira yitwaye nabyo ugomba kubiha agaciro. Ugomba kandi guha agaciro kwivuguruza kwe kuko bigufasha kumenya ibituzuye. Ugomba guha agaciro kwivuguruza kwe kuko bigufasha kumenya ibituzuye byinshi. Dore rero bimwe mu byatuma umuntu akurikira neza uwo baganira. Hari bimwe mu byatuma umuntu akurikira neza uwo baganira. Icya mbere gituma ushobora gukurikira neza uwo muganira, kinakomeye abantu benshi bakunda kubura: kumuha akanya gahagije. Ugomba kumuha akanya gahagije neza mu kuganira nawe. Ugomba kumuha akanya gahagije mu kuganira nawe. Ugomba kumuha akanya gahagije mu kuganira nawe, kubera yuko ni ingenzi cyane. Ubuzima bukaza imbaraga zikagaruka, ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose. Ugakira ugataha ukagenda uvuga uti kweri Ishangi Company Limited mu kazi kose. Iyo umuhaye akanya gahagije mu gihe urimo kuganira nawe bigira agaciro cyane. Bityo rero ikindi, ahantu muganirira hagomba kuba hiherereye, nta rusaku, nta kintu na kimwe gishobora kubabangamira. Ahantu muganirira hagomba kuba hiherereye, bigume hagati yanyu murimo mwembi, ntibisohoke hanze ngo bose babimenye. Mugomba kuba muvuga ururimi rumwe kugira ngo mutanyuranya ikiganiro. Gatanu, ugomba kwereka uwo muganira ko muri kumwe, haba ku mubiri no ku mutima. Gatandatu, kwicara hafi y'uwo urimo gutega amatwi. Ugomba kwicara ku buryo umureba wese ariko utamutera ubwoba. Ugomba kwicara ku buryo umureba wese ariko utagira gute, utamutera ubwoba. Karindwi, ugomba kwirinda gushyira ameza manini hagati yanyu kuko bibangamira urugwiro mufitanye, kandi ntabwo mugomba guterana imigongo muri mu muganira.
ntabwo mugomba guterana imigongo murimo muganira. Ibyo ni bimwe mu bishobora gutuma uyu muntu uri mutega amatwi ashobora kumva ko umuri hafi kandi umwitaye. Urahisha kurwaye dore urakorana indwara, haguma ubuzima burya ibintu nibishakwa. Ikaze ku Gicumbi mu Ruhango Nyamagana, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga. Imbogamizi ni ziba zikomeye cyane zituma n'abantu benshi badakunda gushobora impamvu igihe wiyemeje kwakira umuntu ari nicyo kintu gikomeye. Ntukwiriye kugira ikiguhuza, ntukwiye kugira ikikurangaza, kuko niyo wabyemeye ubishaka muhe n'agaciro. Rero wabyemeye ubishaka, nta mugozi bari bagushyizemo, mwakire nk'uko wabyemeye, sibyo? Niyo waba urakaye ufite n'ibyakurakaje, koresha uko ushoboye useke, kuko wamwakiriye ubishaka. Ntabwo uza kuzana rero iby'uko ufite ibibazo mu muryango, iby'uko wari urimo kurira, iby'uko wari urimo kugira gute, iby'uko wari urimo utukana n'abantu, uguze no kwakira umuntu nawe umurakariye wakambije impamvu, kuko wamwakiriye ubishaka, sibyo se? Ubishatse wamubwira ngo uzaze ejo, none uramubwiye ngo ngwino kandi nturimo kumuha ibimwereka yuko mwakiriye. Igihe wiyemeje rero kwakira umuntu, ntukwiriye kugira ibikurangaza cyangwa ngo ucimburemo ikiganiro watangije ujya kuvugisha abandi baje bakugana. Ntukwiriye kubaza ibibazo utegeka cyangwa se ukanga abantu, ucukumbura ibibazo byose nk'umucamanza. Ntabwo ariko bikwiye kumera. Cyangwa se nk'uwari ufitiye amatsiko y'ibyo yari yarabuze, hanyuma akaba abonye umwanya wo kubyumva. Ntukwiye kandi kuganirira mu kavuyo. Ntukwiye kuganira n'umuntu muri mu kavuyo cyangwa ahihishe cyane. Ahihishe cyane, urugero mu cyumba cy'uburiri n'ahandi nkaho ameze nkaho, ntabwo ukwiriye kuhaganira. Ntukwiriye kuvugana n'umuntu umutumbiriye. Mwegeranye cyane nk'aho hari ubundi bucuti bwihariye mufitanye butuma muganira. Ntabwo byemewe. Mu gihe ugiye gutega umuntu amatwi, ibyo bintu ntabwo ugomba kubikora nk'aho hari ubundi bucuti bwihariye musanzwe mufitanye. Ntukwiriye kubabazwa kandi n'ibyo wabwiwe ngo bigushengure umutima nk'aho uri nyirabyo. Nibyo umuntu yakubwiye ukajya wikiriza, byerekana ko muri kumwe n'ibyo, ariko ntibikwiye no kugushengura umutima ngo umere nka nyirabyo. Umuntu yaje rero ngo nawe uhiturire ngo kubera yuko ngo ibi navuze bikubabaje, n'amarira ahita ashoka, hanyuma ubwo arakomezwa nande nurira. Urumva biri bugende gute? Izo ni imbogamizi mu gutega amatwi neza. Gusa icyo ukora umwereka ko muri kumwe kandi umuri hafi, ibyo biremewe. Ariko nturi burire, nturi bugira agahinda ko mu mutima k'ikiniga n'ibindi. Ikindi, ntukwiriye guhoza umuntu umwihanganisha cyangwa umwizeza ibindi bintu ugomba kumukorera kugira ngo ibibazo afite bizakemuke. Urumva? Ntukwiye kwihutisha kandi ikiganiro mufitanye ngo kubera ko hari indi gahunda ufite. Ntukwiriye kwerekana kandi ko yatinze cyane, kereka mwahanye igihe. Niba mwahanye igihe, ugomba kugiha agaciro kikarangira uko mwakivuganye, kandi ukaza kumuha umwanya ukamwibutsa igihe mwavuganye kugira ngo musubike muzagikomeze, ariko ukabanza kugitegura neza. Ubanza gutegura igihe mwavuganye kugira ngo musubike muzasubukure neza cya gihe mwahanye kirangiye. Hari ibyiza rero byo gutegwa amatwi. Umuntu araruhuka, yongera kwigirira icyizere, asubirana agaciro muri we, akumva ko afite agaciro, yumva ko akenewe,
yumva ko ari umuntu ukene, ubona nubwo yarazi ko atarakene. Bavuga agatekerezo kamwe k'umukobwa umwe w'umufaransa ngo wakoraga akazi ko mu rugo ariko imiryango ye yose ntayafite. Noneho urumva akazi yari afite kari ako mu rugo ariko gasuzuguritse cyane, bamukoza hirya bamukoza hirya. Igihe kimwe ryahungabana ryamujemo riramukomerera cyane, ubwo yaje gutekereza ko aramutse apfuye nta n'umuntu wamubaririza. Arangije ngo yigira inama yo guhita yigira mu ishyamba, aragenda aratorongera kure, baramuhiga baramubura, yitwaga Karara. Ariko icyabaye, uyu mukobwa ngo bamaze kumubona baramubaje ati niko Karara, ko tubangamiye tukaguhika tukakubura, koko ni ukubera icyo wadukoreye ibi ngibi. Arangije arababwira ati ku isi nta muntu unyitayeho, nta muntu unzi, nta muntu umpa agaciro, ndi uwo gusuzuma, ndi uwo kutitabwaho gusa, ikinkwiriye ni ubu. Ibyiza rero ni ukuba mu ishyamba, kubera ko kuba mu bantu ntabwo mbere kuba mu bantu kuko nari umuntu. Bivuze ngo rero gutegwa amatwi neza, umuntu araruhuka, yongera kwigirira icyizere, asubirana agaciro muri we, amera nk'uwari yikoreye umutwaro uremereye akaba awutuye. Atangira kumva ko hariho abantu bamwitayeho muri we, kandi agatangira kwemera ko ibibazo afite bishira mu buzima, hanyuma ubuzima bugahita bukomeza. Kuva kera mu buzima bwa muntu akenera umwitaho, yahura n'ingorane akabona umubwira ngo komera, ihangane. Akenshi yitabaza rero umuvandimwe wa bugufi, urugero nyirasenge, nyirarume cyangwa inshuti ya bugufi n'abandi. Abo rero iyo batabonetse, hakwiriye kuboneka umujyanama wabihuguriwe kandi uzi kubika ibanga neza ntareke. Uwo rero ni umuntu warahuguriwe iyi gahunda yitwa gutega amatwi neza, akaba azi ko agomba kubika ibanga ntarime. Ba bandi barwara diarrhée bamwe bahitwa mu kanwa nyine, ubwira ijambo agahita yirukanka ajya kurivuga. Uyu ntabwo akwiye kuba umuntu watega abandi bantu amatwi. Uwo muntu ahubwo ni umugome n'umurozi, kuko umubwira ijambo afashe gutya ku munwa ameze nk'umuntu ugiye kuruka, ahita yirukanka avuga ati warakowe nuyo ihangane, ukagira ngo wenda arakwihanganisha kuko gukunda, kumva arimo kuvuga ahubwo ati yaba rangiza bari bidusigaje nabyo ngo bimbwire, ukamubwira wibwira ngo urimo kubwira umuntu, kumbi afasha hano ku munwa agiye kuruka. Nuvuga ngo muratandukana, atagenda ajya kubibwira bagomba kubibwira. Uwo rero abarwaye diarrhée aba yitwa mu kanwa. Uwo ni umugome n'umwicanyi, kuko ntacyo amaze. Uwo ngo ni umwicanyi, nta kintu amaze. Bityo rero hakenewe umuntu wabihuguriwe neza kandi ubisobanukiwe, wabasha gufasha umuntu kandi akaba yizeweho ubunyangamugayo, wabasha kubika. Ni nayo mpamvu iyo umuntu ashaka ko bamutega amatwi, bivuze ngo yarahungabanye. Iyo umuntu ashaka ko bamutega amatwi aba yarahungabanye. Bivuze ngo rero iyo arimo avuga ibibazo inzira y'umusaraba we yanyuzemo, ubwo barimo ayivura bya bikomere yahuye nabyo mu buzima, hanyuma agakira. Ikibabaje no kubera kurenza ikindi ni uko uyu muntu yabibwira umuntu utamwumva uri guhita ajya kubizima, agasohoka agahita byumva hanze kandi azi umuntu yabibwiye. Arababara rero cyane kujyana kwiyahura ahubwo none, kuko azi neza ko abikije ibanga none ahise agira gute, ahise arimena. Bityo rero hari bimwe mu byo tugomba kurebaho hano, ni ibimenyetso biranga umuntu ko akeneye kwitabwaho. Ibimenyetso biranga umuntu ko akeneye kwitabwaho birahari byinshi, kandi ibyo bimenyetso nibyo byitwa ihungabana. Ibyo bimenyetso biranga umuntu ko akwiye kwitabwaho ni byinshi, ariko ibyo bimenyetso ubundi nibyo byitwa ihungabana. Iryo hungabana rishobora kurenga rikaba ihungabana rirenze. Dore ibimenyetso bigaragaza ko umuntu akwiye kwitabwaho kandi akwiye guhabwa agaciro, ugakoresha uko ushoboye ukamufasha.
ni ibimenyetso biranga uwahungabanye. Ibimenyetso ngo biranga wagize gute uwahungabanye. Icya mbere, uyu muntu aba afite ubwoba budasanzwe. Nko mu ishuri ugasanga abana bahunga ngo bagiye kwicwa, kubera ko ageze ahantu hari urusaku rwinshi, yakumva abantu bashakuje agahita yumva bameze nko bagiye kumwica, agahita ajya kwihisha, ubona no kugenda yipfurika ahantu mu byumba munsi y'igitanda yerekana ko agiye gupfa, agiye kwicwa. Ibyo ni ibimenyetso biranga ko uyu muntu yahungabanye. Bivuze ngo akeneye gutegwa amatwi rero kugira ngo umenye impamvu ajya kwihisha munsi y'igitanda. Akeneye gutegwa amatwi neza kugira ngo umenye impamvu ahita ajya kwigunga ahantu kubera ko adashaka kwicara mu bandi bantu. Ukwiye kumenya iyo mpamvu ukayimenya. Ninde wamwitaho? Aramukeneye. Icya kabiri, abantu bagira umujinya mwinshi udafite icyo ushingiyeho kigaragara. Abantu bagira umujinya mwinshi udafite icyo ushingiyeho kigaragara, aba bantu nabo biba bigaragara neza ko bafite ikibazo cy'uko bahungabana. Ikindi, gutakaza icyizere muri wowe no mu bantu rusange. Gutakaza icyizere muri wowe no mu bantu rusange ni ikimenyetso cyerekana ko wahungabana. Ikindi, kurwaragurika indwara zidasobanutse no kwa muganga bakayibura, wajya no kwa muganga bakayibura. Ariho abantu usanga bavuga ngo bararozwe bagize gute kandi wenda ari ihungabana yifitiye gusa. Ikindi, kubura ibitotsi, umuntu akaba adasinzira. Hari abantu benshi babaho badasinzira, ugasanga amaze nk'umwaka adasinzira. Abo nabo tujya tubavura, hari imiti tujya tubaha, hari n'ibiganiro tujya tubaganiriza bagakira. Abantu bashikagurika, ugasanga umuntu arashikagurika buri mwanya. Ibimenyetso byerekana ko umuntu yahungabanye. Abantu barwara umutwe udakira, uyu muntu aba yarahungabanye. Abantu bakunda kugira ikibazo cyo kwibagirwa. Ushobora kuba ufite ikibazo cyo kwibagirwa, urwara umutwe udakira, ushikagurika, ubura ibitotsi, ukunda kugira ikibazo cyo kwikanga, ukibaza ngo ese mfite iyihe ndwara, wajya no kwa muganga bakayibura. Ubwo warahungabanye. Kudakurikira neza ibyo wiga, ugasanga uriga ariko ntukurikira ibyo wiga, ukumva ntubifata. Kugira umushiha, kugira agahinda kenshi gakabije kandi gatafite ikikagaragaza cyagateye, uyu muntu aba yarahungabanye. Ugasanga umuntu ahorana agahinda gakabije kadafite ikigaragaza ku gahinda, uyu muntu aba yarahungabanye. Kwiheza mu bandi no kwigunga, ukumva nta bantu ushaka kwegera, ukumva abantu bose nta n'umwe wizera, nta n'umwe ushaka kureba, nta n'umwe ushaka kuvugira, uyu muntu aba yarahungabanye. Umeze gutyo amenye ko yahungabanye. Kubana nabi n'abandi, ukumva abantu bose, ukumva nta n'umuntu wakwegera ngo agire ikintu, nta kintu yakubwira kizima, ukugeze wose akumva nyine arakwanze, ukakureba akumva arakwanze kubera ukuntu witwara gusa. Ikimenyetso cyerekana ko wahungabanye. Ufite ihungabana rikomeye. Gusubira gukora ibikorwa nk'iby'abana, urugero nko kunyara ku buriri, kurizwa n'ubusa, kujunjama n'ibindi, ku buryo umuntu asubira kunyara ku buriri kandi ari umuntu. Kandi burya umwana arangiza kunyara ku buriri hejuru y'imyaka 5, ntabwo umwana bemererwa kunyara ku buriri. Iyo umwana arengeje imyaka 5 akinyara ku buriri, cyo ari ikimenyetso cy'ihungabana. Aba akeneye kuganirizwa. Ntabwo uriya mwana igisubizo ari ugukubita, ahubwo akeneye kuganirizwa cyane kenshi. Akeneye ibiganiro byinshi kurenza kumukubita ngo cyahanya nimuze mukubita. Ntabwo ari wo gukubita. Kurizwa n'ubusa, ukabona umuntu mukuru arizwa n'ubusa, ukabona amarira arashotse. Iki ni ikibazo gikomeye. Hari ukugira indwara zidasobanutse zijyanye n'ibyo wanyuzemo, ibyo wabonye, ibyo wumvise, nko kumva intozi zimutondagira mu mutwe bitewe n'ubuzima yaciyemo, amazi mu bihaha bitewe n'ubuzima yaciyemo. Ahari wenda ahantu yagiye anywa amazi menshi baramwibiza, ari wenda ahantu yagiye mu ntozi yihishe agira ikibazo ziramutondagira ziramurya, ahantu yumva inyo zimutondagira kumva yakaraba buri mwanya. Ibyo byose
ibimenyetso biranga ko umuntu yahungabanye. Ushobora kuba waranabyumvise gusa bikaguhungabanya, hari undi muntu wakuganirije icyo kiganiro gusa kikaguhungabanya. Ibyo umuntu yumvise, ibyo yabonye, inzira yanyuzemo ishobora kumutera ihungabana. Hari uguhora ukaraba buri mwanya kugira ngo wumve ko wagira isuku, kuko wenda urimo kumva nk'intuzi zigutondagira, ukumva wenda urahumura nabi kubera wenda ubuzima waciyemo umuntu wakuganirije, wenda ko bamunaze muri wese cyangwa bagize ahandi bamunyuza, ukumva nawe ni nkaho ubayeho uwo mwanya. Hari ukugira inzozi mbi, kwiyanga kugeza n'aho umuntu ashaka kwiyahura. Ibimenyetso by'ihungabana. Ibimenyetso by'ihungabana. Abana batangira kunanirana mu ishuri. Hari ukwiyahuza ibiyobyabwenge. Hari ukwicira urubanza rw'icyo wari gukora utakoze. Hari kuba bya bintu wanyuzemo bigaruka nk'aho birimo kuba uwo mwanya, ukumva imiborogo, induru, imirwano ndetse n'ibindi. Hari ukunanirwa kubaka urugo kw'abashakanye. Iki gihe hari igihe umugore ashobora gushaka umugabo ariko wenda yarashatse undi mugabo nanone, akaba ashatse uwo mugabo ari uwa kabiri pe, akaba atashobora kuryamana n'uwo mugabo n'umugabo nawe ntibishoboka, akumva ntanamushaka kubera ko ishusho ya wa wundi wa mbere itajya imuvamo, akaba yahaviramo no gusenya. Hari abajya babikora rwose bagasenya kubera ubuzima baciyemo, bavuga ati oya biranze rwose turekora kubera ihungabana yanyuze. Hari ukumva ubushyuhe mu mutwe, injereri, guta ubwenge, gusamira amatwi, kumva utuntu duturika mu mutwe n'ibindi. Ibi bimenyetso nubihuza na za ndwara twabonye uzasanga bijya gusa. Biragusaba iki? Gukorana ikiganiro n'umuntu ukumva neza kuko icyateye ibi bintu, aho kugira ngo umuhate imiti kandi adakeneye imiti ahubwo akeneye ikiganiro. Umuntu akeneye ikiganiro, ntabwo akeneye imiti. Biragusaba ngo ubanze utege amatwi neza. Nutega amatwi neza uraza kumva igikubiye mu nkuru. Numara kumva igikubiye mu nkuru biragufasha kumenya ko umuntu yahungabanye. Ubwo ni bumwe mu buryo ushobora kugufasha kugera ku ntego zawe zo kuba wabasha gufasha abantu kandi by'umwihariko bagakira. Nawe ubwo ukaba wabasha gukira ibikomere uramutse ubifite. Kandi by'umwihariko ibikomere ufite bishobora gukira uramutse ugize amahirwe yo kubivugaho neza. Dore ingaruka rero zihungabana. Ku muntu iterambere riradindira. Hari ugusara, kugira ubukene, indwara zihindagurika, ubujiji, kumva nta gaciro ufite, guhorana ubwoba, kugira imyitwarire idahwitse mu bandi, kwiyahuza ibiyobyabwenge, kwishora mu busambanyi, ubwomanzi, inzererezi no gupfa. Aho ni ku muntu. Ku muryango uwahungabanya n'umuryango. Ingo zirasenyuka, kudahuza kwabo mu rugo, nta bufatanye bashobora kugirana umugabo n'umugore. Umwana nuko ntashobora kumvira ababyeyi, ntashobora gufatanya n'ababyeyi. Umubyeyi ntabwo ari bwite ku bana be. Ni byinshi bigaragara ku muryango. Gatatu, ku gihugu. Nta terambere ku gihugu ribaho iyo abantu bahungabanye n'igihugu kirangirika. Kwiyubaka kw'imiryango kurasenyuka kubera ko kwiyubaka k'umuryango guhera hehe? Mu muryango mw'imbere kugira ngo igihugu kibe gifite iterambere nuko umuryango uba umeze neza. Iyo rero utameze neza ntabwo bikunda. Iyo bitameze neza ntabwo bikunda. Bityo rero ihungabana
akagangurirwa kugana ubujyanama. Nimero twarazitanje kandi nawe ushobora kuziha abandi, ni ya yindi n'ubundi ni 078 540 82 52, hanyuma ukaba wahamagara na muganga Victoire mukaganira, biremewe, hanyuma ukabasha gukira ibikomere byo ku mutima. Roho nziza kandi tura mu mubiri muzima. Nimureke rero buri wese izi ngamba zibize kuko birashoboka. Ku giciro cyiza buri wese aravurwa agataha. Imiti yacu yujuje ubuziranenge, abaganga bacu basubereye mu buvuzi. Ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye. Kumbona usuherewe ibyawe bitameze neza, kumbona uhondobera nta kabara gukigira, kumbona hota izuba wabaye bakonja riva, urahisha kurwaye dore urakorana indwara. Haguha ubuzima burya ibintu nibishakwa, ikaze ku Gicumbi mu Ruhango Inyamagana, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga, basoroma basekura basuzuma bavura, ubuzima bugaruka ibimera bigakora. Ishangi Company Limited mu kazi bahiga, ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ntabwo nakira mbasize. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye, ubuvuzi gakondo buvuguruye genaremeye. Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye.